naryamye ndi muzima bucya ndabasha kugenda, naryamye nta hantu hanjye namba, ingingo numva zacomotse amavi mu mavi nyine, mbona nagerageje kujya kwivuza nyine mu maprive biranga, ari ibintu bijyanye n'imyuka mibi kari amahembe ari guturuka Tanzania, ariko ntabwo ariho Tanzania byari biturutse nyirizina, ahubwo byaturukaga nyine muri famille bo bajya gucisha nyine muri Tanzania. Igihe cyaje kugera noneho mba paralyse, yego, ariko kuba paralyse nanone naho hari aho byaturutse, nyirinza barabyumvise, ati mugateka inyama mutaranyishyura inzu, ahita aza yirukanka afata umutima urankubita, ndavuga ati inzoka umugore atatenye akaba aryamye mu iki gitanda, iyi nzoka n'inzoka nyabaki, kugifunga ashyira amaboko ahangaha nyine kujye ku gitsina, ati muyice nayizinze. Wa mugabo akayirembwe ko inzoka yibonye ngo muri rido y'idirishya, ngo no muri kava nyine ngo yikote ryari rimanitse ngo mu cyumba, uko atoroganya ngo ari kuvumbura nyine ya nzoka ngo tuyice, ngiye nkumva ibintu bigurumana umuriro birimo biranzamuka mu maguru, igusa inzoka ni igini, kuko nge nayiboneye, ntabwo baguhamagaye batayibonye, yari igini. Ubwo ngahita nitura hasi, ubwo urugendo rwanjye rwo guhagarara navuga ngo naho rwabaye nk'ururangirira, ngiye kumva numva noneho ijwi rivugana nanjye rirambwira ngo byuka aho ngaho, ngo igihe cyo kubaho ngo ni iki ngiki, ngo byuka aho ngaho. Ndabyuka mbona biremeye, kandi naryamye ntabasha kwenda ntanyeganyega. Madame yasohotse igipangu agiye kugura isukari, asohoka n'ahantu hamurya, agaruka umugore avuze induru ashaka kwikuramo imyenda, azana moto baramfata baranterura banjyana ku muhanda, banzirikira kuri moto banjyana muri ya groupe. Ati iyo nzoka niyo yagiye irya amagufwa y'urukenyero rwose rw'umukandara w'umugongo, yego, atari we yari umunyempano ariko afite izindi imbaraga akorana nazo we. Imana ikajya ibwira abantu bo muri groupe ati hari umuntu musengana muri groupe ariko ukorana n'izindi imbaraga zikuzimu, ariko twebwe tumenye uwari we. Abantu umusore n'umukobwa ku Kacyiru ntabwo nzabyibagirwa, bazi wanjye baje kunsengera, barangije barambwira atari ko abantu bakuroze bazi kuroga, barakwitondeye. Kandi uyu muntu wakuroze yagiye mu bihugu bikomeye, yagiye muri Kenya, yagiye muri Tanzania, yagiye mu Bugande, agerageza kujya nyuhereza ibintu byo kuba byanyica none ndi Cyangugu. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Mwongeye kwirirwa inshuti bakunzi b'Inzozi Zacu TV, nkuko bisanzwe nongeye kubasuhuza. Amazina yanjye nitwa Hervé Iraduhuje, njye uri kuri mikoro. Ikindi turabaramukije abantu mwese mudukurikiranye, yaba ari abantu bari mu majyepfo y'igihugu, bari mu majyaruguru, abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu mujyi hagati, ndetse n'abantu baba bari hirya y'igihugu cyacu, ubwo ndavuga mu mahanga, yaba bari muri East Africa, muri Afrika nk'ibisanzwe, ndetse n'abari mu Burayi, muri Aziya, ahantu hose turabasuje cyane. Amahoro y'Uwiteka akomeza abe muri mwebwe. Nanjye rero mbasuhuza nkuko bisanzwe. Ikindi ndabibutsa yuko ari ubwa mbere tubanye cyangwa se tutari dusanzwe tubana, wakora subscribe kugira ngo ibintu byacu bya buri munsi bibashe kubageraho uko bwije nuko bukeye. Tugenda tubagerera ahantu hagiye hatandukanye, tukagenda duhura n'abantu bagiye batandukanye, tukaganira nabo mu kubohoka kwabo, mu gukira kwabo, mu butumwa bwabo, niho natwe tubohokera kandi niho dusubirizwa, tukamenya ko Uwiteka Imana igira neza. Uno munsi rero nanone ndi kumwe n'umuntu nkuko mubireba kuri frame za kamera, ndi kumwe n'umuntu nawe tugiye kuganira, ufite ikintu gikomeye cyane ashaka gusangiza mwebwe badukurikira. Ashaka kuvuga kugira neza ku Uwiteka, imirimo y'Uwiteka, ndetse no kuba kiriho akabivugaho abishimira Imana. Turi hano rero kugira ngo tuganire nawe, aduhe ubuhamya bw'ibyiwe, kandi ndizera ko abantu muri buze kuza gukurikira buno buhamya, uba ufite ikintu wavuga, uba ufite ikintu wakora bitewe n'ukuntu wumvise umuntu. Niyo mpamvu rero tubasaba kugira ngo buri munsi mujye muhora mubana natwe. Nagusuhuje cyane. Yego, nabikirije. Uwiteka abane nawe. Yego namwe. Amazina yanyu uratangira twibwira, numara kutwibwira
ubundi tuganira ariko wabwiye abantu. Amazina yanjye nitwa Rwanda Patrick. Ayi Rwanda. Patrick. Yego. Ndi umugabo. Mfite umugore umwe n'abana batatu. Umugore umwe n'abana batatu. Ku kantu ndi kubona wishingamije. Niko gahatsi inkuru yose tugiye kuganira. Patrick, karame. Mbere yuko twinjira mu nkuru nyirizina, ndagira ngo umanze tubwire umwaka wa 2013 ni umwaka watangiye gute kuri wowe? 2023. Navuga mu mwaka watangiye nyine dufite amashimwe. Yego. Kubera ko duhumeka umwuka w'abazima. Twanyuze muri byinshi bitandukanye. Byakomerekeje umubiri, bikomeretsa umutima. Ariko twavuga ngo Imana igejeje ikora tubaye tuyishimiye. Amen. 2023 navuga ngo dufite amashimwe. Dukurikije aho twavuye naho tugeze. Umwaka w'amashimwe kuri mwebwe. Yego. Hanyuma rero uno munsi ari abantu bagifite ibikomere, ababyutse yiganyira, vuga uwo muntu n'iki wamubwira muri kino gitondo? Ikintu namubwira no kumubwira ko Imana ibaho. Imana kiboneka. Imana wese ko yari kera n'umunsi ari kwikire. Ikiri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bakomeze bagire ibyiringiro, bakomeze bagire ibyiringiro. Urugendo ni rurerure. Nari umugabo nyine utunze urugo, ndi muzima nta kibazo rwose. Njya guhahira nyine umuryango nk'uko abandi bajya guhahira umuryango. Nkora amafaranga rwose nkayabona. Ariko igihe kimwe utarinjira ngira ngo watangiye utarinjira muri ubwo buhamya, ndagira ngo umanze dufashe tumanze dusenge. Yego. Dushyira imbere y'Imana ubundi kugira ngo duze gukora ikiganiro umwuka ari kumwe natwe. Yego. Ikaribu. Reka kubaha Imana dusenge. Mana data twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka, ufite ububasha ndetse n'ubushobozi. Tugushimiye ko uri Imana itureberera aho tutakirebera. Amen. Imana iturindisha amaboko yakomeye. Tugushimiye ko tuyumeka umwuka w'abazima, twatambutse n'byinshi bitandukanye, ibyahize ubugingo, ibyahigaga ububiri, byari byinshi, ariko tubambiye amahema. Izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Nyemera ngo ushimire rero kubw'abashyitsi umugisha babashiye kwinjira mu rugo rwanjye, kandi wumviye ko abashyitsi bazanjye bakigera muri urugo basabiye umugisha. Akanya tugiye kumarana, ikiganiro tugiye kuganira kiyoborwe nawe, ntabe twe tugaragara imbaraga zawe. Amen. Mana n'abahembukira muri wowe mu mbaraga zawe, imirimo n'ibitangaza ikomeza gukoreka kubw'imbaraga zawe. Tubisabye Imana kandi tubyingiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nguhe ikaze kugira ngo uganirize abantu, ubabwire, ubaho ubuhamya, ubabwire uko byagenze. Wongere ubibutse ko Imana ibaho kandi Imana ikomeye. Ni karibu Patrick. Yego. Ni Patrick harya ni Peter? Ni Patrick. Nangize ngo ndibeshye. So ni karibu rero tuganiriza umwanya no wawe. Muri make ndatangira mbabwira nyine Patrick ni muntu ki. Patrick ndi umugabo wubatse urugo. Yego. Ufite umugore umwe n'abana batatu. Ubuhamya rero bwanjye ni urugendo rurerure. Nashatse kavukire yanjye mvuka Icyangugu, mu karere ka Nyamasheke, murenge wa Nyabitekere. Naje kuza rero gushaka ubuzima nyine mu mujyi wa Kigali. Ndi umusore, ariko mvayo nkijijwe, ngeze i Kigali ndagwa, nza no gushaka nyine nishingiye. Ariko madamu aza gusama inda y'umwana wa mbere twabyaranye. Inda yanga kuvuka, ivukira mu masengesho. Imana itangira kumpa amasezerano kunizangirira neza, ariko ubwo urumva nyine ntaragarukamo neza. Inda yavukiye mu masengesho gute?
sobanura ko kandi twumve. Madamu nyine yasamye inda igihe cyo kubyara nyine kigeze biranga, tugerageza no kumushakira imiti yo kumuzingura biranga, nuko ndumva inda yaravutse igeze mu gihe cy'amezi arenga nka 11 gutyo, umwaka wendaga kugera. Noneho umuntu w'inshuti yanjye arampamagara arambwira ati madamu we ntabwo arabyara. Ndamuhakanira amubwira ati ntabwo arabyara. Arambwira ati se waje hano tanu mu cyumba cy'amasengesho ti mu Kiyovu cya Kagugu, tikakwereka umuntu wicaye mu Imana rwose ko ari bukubwire n'igihe umugore wawe azabyarira. Ndamubwira ati ubwo umuntu abaho? Arambwira ati rwose abaho. Araturangira nyine turagenda na madamu, tugezeyo baratubwira ati imbere ya byose murabanza nyine mwature mwihane. Turihana. Tumaze kwihana umugabo ajya mu mwuka arambwira ati se ati ibintu ndeba by'imigozi wari gukenyeza umugore wawe kunda ni ibiki? Ni imiti uri bandanye nyine ngo ngende ngishake imicaca mu mayira abiri, umwe ngukatere mara kukata ngo ngende ngumukenyeze kunda. Noneho ngufata icyuma ngukatemo kabiri mvuge ngo nciye uruzingo. Ngo madamu aratangira kubona ibisi. Ariko twarabikoze ntacyo byatanze, ahubwo umukozi w'Imana nyine ahita abibona aratubwira ati mugende mujugunye biriya byatsi byose. Imana ishobora byose, Imana ifite gahunda yo kubaho umwana. Ubwo rero nukuvuga ngo aho ngaho nyine twakwisezerano ryo kubona umwana, ariko ntabwo byanatinze. Twaratashye, dutashye umuntu umwe w'umunyamasengesho turatahana, aragenda asengera mu rugo, asengera amazi, atera mu nzu. Madamu yafashwe n'ibise saa 8 z'ijoro. Uwo munsi mwagiye gusenga? Twaraye tuvuye mu masengesho muri icyo cyumba cy'amasengesho. Madamu rero afatwa n'ibise, mujyana kwa muganga, namujyanye ku Kacyiru kuri polisi, arabyara. Maze kubyara nyine dusubira muri cya cyumba gushima Imana yuko Imana nyine byatubwiye yabisohoje. Nyuma yo gushima Imana rero niho nyine nahise mbona ko burya gukorera Imana nta gihombo. Aravuga ati burya bya bintu biranaryoshye, numva nanjye ibintu byo kunywa inzoga nabihagarika, noneho nkegera Imana nyine ngasenga. Imana itangira kumpa amasezerano, iza kumpa amasezerano yo kuzajya mu gihugu cyo hanze, gukora mu gihugu cyo hanze. Nge nari umufundi. Isezerano rero ryaje gusohora, njya gukora nyine Tanzania. Akazi ndagakora ndakarangiza, maze kukarangiza ngaruka i Kigali. Ubwo madamu nagiye gukora ku kazi, madamu atwite inda y'umwana wa kabiri. Ubwo navuye muri ako kazi nkarangije, madamu abyara umwana wa kabiri, ari nawe ungana n'ubu burwayi bwanjye. Madamu arabyara, ndamuhemba ko urumva mfite amafaranga. Igihe cyo kumuhemba mbese kirangiye no kwita umwana izina, naryamye ndi muzima bucya ndabasha kugenda. Naryamye nta hantu hanjye namba. Ingingo numva zacomotse amavi, mu mavi nyine umurundi mbese urabona mu ngingo zo mu mavi n'iteranyirizo. Nkumva hano hepfo hatandukanye na ruguru. Umugongo nawe nkumva umugongo wo hasi no haruguru nkumva nabo byatandukanye. Mbona nagerageje kujya kwivuza nyine mu maprive, biranga. Bimaze kwanga kubera kurumva twari turi twatangiye kujya kwiyambaza Imana mu masengesho. Madamu yahamagaye ya groupe twasengeragamo nyine aho mu cyumba cy'amasengesho mu Kiyovu. Baraje nyine baransengera, bamaze kunsengera Imana ihishura ko ari ibintu bijyanye n'imyuka mibi. Kari amahembe ari guturuka Tanzania. Noneho mbyumvise kuko nivuye Tanzania, nafase ko nta mutanzania n'umuntu nagiranye nawe ikibazo, ibi bintu bya bituruka kuki? Ariko ntabwo ariho Tanzania byari biturutse nyirizina, ahubwo byaturukaga nyine muri famille bo bajya gucisha nyine muri Tanzania. Ndarwara, ariko urumva igihe cyaje kugera uburwayi bugenda bukura. Kwa kundi natambukaga nyine nkumva ingingo ntiziri kwemera. Igihe cyaje kugera noneho mba paralize. Ariko kuba paralize nanone naho hari aho byaturutse. Naje kugira crise icyo gihe narwaye buno burwayi ndi mu bukode. Nkodesha aha ngaha mu Nsanze hano mureba, nari mpafitemo chambrette. Narwaye mfitemo chambrette muri parcelle yari yanjye. Noneho nibwo naje kugira crise y'amafaranga y'inzu. Mfite murumuna wanjye, nari narigishe kubaka amakaro.
noneho aza guhembwa, amaze guhembwa aragenda agura ikiro cy'inyama, agura n'ubugari, ifu n'ibirungo byose n'amakara. Azanira madamu uti utekere garamfurere inyama umugaburire. Kubera ko n'indi mwamezi 2 y'inzu, madamu acana imbabura ateka za nyama zimaze kubira. Nyirinza barabyumvise. Ati mugateka inyama mutaranyishyura inzu. Ahita aza yirukanka afata envelope y'amakara arayirukanka ati nangiye gutekera abana banjye. Ati namwe ntabwo murya abanjye batari kurya. Nahise mpamagara petit frère ndamubwira ati za nyama ntabwo tukiziriye kuko nyirinzu amakara yatwaye. Arambwira ati ari ruhiriza ubusare kanze mbazanira ndi. Atuzanira ndi. Madame arateka nyiri iryo joro turaturiye. Nuko nubwo natwariye nakurikije ubuzima nari ndimo, niho naryamye ndasengana umubabaro. Ndavuga ngo Mana, ko nari muzima, ko nabashaka gukora, kabasha kwishyurira inzu, ko nta kibazo cyo kubura cya crise yo kwishyura inzu nahuraga nacyo, basi wambabara ukankora igisuzuguriro, ukancira inzira, ukanyereka kuri Imana, nkabasha kubona amafaranga yo kwishyura inzu. Ntago byatinze, hari umukire nini nakoreye Kicukiro yampuje na muramu we. Amaze kumuha nimero zanjye arampamagara, arambwira ati bite Patrick, ati ni sawa, ati ko mfite akazi nshaka kunkorera, ati waza ukagakora. Nabwo ati ndarwaye. Urarwaye se ku buryo utabasha kugenda? Ndamubwira ati ntago mbasha kugenda 100% kuko mu gutambuka ntago biri kunyemerera, ariko ndamutse mbashe kugera ku muhanda natega nk'akamoto none nkaza nyine ukanyereka ku kazi. Ati none se ubundi tukora kwa muramu wanjye, ati ntabwo wari ufite abakozi ukoresha? Ati nari mbafite. Nibwo rero nashatse moto, amafaranga yo gutega moto, na wa murumuna wanjye ko niramwigishije kubaka, ndamuhamagara tujyana kuri wa mukire nyine Kanombe. Areba nyine abona ko ndarwaye, abona ko ntamubeshya, ariko birangira nyine tugize ute dupatanye. Akazara kanyegurira akampa, ambwira ko nyine tuzabarana nyine akazi nkarangije. Ariko ubwo zari muri za nzira z'Imana zo kujya Imana inkuru igisuzuguro cy'ubukode cyo kugira ngo mbone ubukode bw'inzu. Nibwo twapatanye, tumaze gupatana avance, yambaye avance y'ibihumbi 200. Amaze kumpa avance y'ibihumbi 200, twaruhukiye Kimironko turagenda tugura imbuto, tuvuga atari wenda ni n'umunaniro cyangwa se ni ibintu umubiri watakaje, mbese mu buryo bwo kwiyondora, kuko urumva nayo maze iminsi ndwaye. Mbo tugeze mu rugo, mbo madamu nyine namubwira ati fata amafaranga ugende wishyure inzu. Nayo ngezemo amezi 3 y'ubukode, inzu nayishyuraga 25, byari 75. Nibwo amafaranga nyahaye madamu yashyira nyirinzu. Nyirinzu rero nkawe yakishime ko burya muhaye amafaranga y'inzu, ahubwo none ahita avuga ngo ariko ngo abunda abashi ngo bafite ibintu bakoreraho. Agiye umunsi umwe arwaye acumbagira, azanye amafaranga y'amezi 3. Ntabwo byatinze rero, bwarakeye arankomangira nyirinzu, nyiri gipangu. Arankomangira ngo Patrick we ngo ntabara ndatewe. Hari nka saa 12. Ndamaza se utewe ku manywa niki kiguteye mu masaa 12? Arambwira ati ntabara ndatewe kuva navuka mbonye inzoka. Ubonye inzoka? Ati no si iyo nzoka ubonye uri muzima ugatinya kwica, njye utabasha kugenda ninjye uri gufasha kwica inzoka. Ngo Patrick ntabara, ngo nta wundi muntu w'umugabo uri mu iki gipangu uretse wowe. Ati ntabara. Madame arambwira ati se wahagiye wo atavuga ko wenda bamusuzuguye ukagenda ugahagarara uruhande rumwe nkuko ari kubikubwira, atabona nyine kwanze kumutabara. Nafashe igiti nyine ndacumbagira, ngigenda kigenderaho, ndacumbagira ndamukurikira. Nashidutse wa mugabo anyijije mu cyumba aryamamo we n'umugore we. Noneho ngeze mu cyumba aryamamo n'umugore we, ntungurwa no kubona umugore we aryamye mu gitanda. Umutima urankubita, ndavuga ati inzoka umugore atatenye akaba aryamye mu iki gitanda, iyi nzoka n'inzoka nyabaki. Wa mudamu yarabyutse, ariko ubwo rero ntaraba paralize 100%. Yarabyutse, amaze kubyuka aricara
amaze kwicara afata kuvurori arakenyera gutya igice cyose aragifunga cyo hasi aragifunga, amaze kugifunga ashyira amaboko ahangaha nyine ku gitsina ati muyice nayizinze. wa mugabo akayirembye ko inzoka yibonye ngo muri rido y'idirishya ngo no muri kava nyine ngo y'ikote ryari rimanitse ngo mu cyumba, uko atoroganya ngo ari kuvumbura nyine ya nzoka ngo tuyice, ngiye nkumva ibintu bigurumana umuriro birimo biranzamuka mu maguru. nkava se ibi bintu birimo binyukera bizamuka mu maguru ni ibiki? nkagira ngo ni ubwoba nyine nagize bwa ya nzoka ntabashe no kubona. Rwose mbabwije ukuri navuye muri icyo cyumba iyo nzoka ntayibonye. Umugore warangira avuga ngo Patrick we ngo rwose ngo ntabwo rimwe mugeragezwa mwenyine simwe muterwa mwenyine, ati rwose iyi nzoka yari inzoka, ati gusa inzoka ni igini, ati kuko nge nayiboneye, ati ntabwo baguhamagaye batayibonye, ati yari igini. Narigeze nyine muri saro aragatapi, hari tapi yari ishashemo, wenda muraza kuyibona, iyo yari ishashemo nyine muri saro. Ngeze mu kana ndi kugendera ku giti, nibwo na amano yakoraga muri turiya twatsi nyine mw'iyo tapi, nkumva ni nk'imisumari ngewe iri kunjomba mu birenge. Ubwo ngahita nitura hasi. Ubwo urugendo rwanjye rwo guhagarara navuga ngo naho rwabaye nk'ururangirira. Navuye muri icyo cyumba aho muri saro banjyana mu cyumba banteruye. Madame amagara petit frère amubwira ati mukuru wawe ndabona butari buke, ndabona rwose birangiye agiye gupfa. Nuko naragiye rero ndaryama, ariko numva nyine meze nabi. Bigeze mu masaa 7 saa 8 bishyira saa 9, nari narajeho radio Mucyo. None ngiye kumva numva indirimbo ije kuri radio, ariko hahandi numvaga umwuka wenda guhera. Numva indirimbo ije kuri radio ivuga ngo Uwiteka arakwibutse baho ntuzapfa ngo uzarama baho. Iyo ndirimbo maze kuyumva nagiye kumva numva ikibatsi cy'umuriro kirazamutse guhera mu mano kigeze mu mutwe, umuriro uncamo. Ngiye kumva numva ahantu ndyamye hahindutse amazi, umubiri hinduka icyunzwe. Ngiye kumva numva noneho ijwi rivugana nanjye rirambwira ngo byuka aho ngaho, ngo igihe cyo kubaho ngo ni iki ngiki, ngo byuka aho ngaho. Ndabyuka mbona biremeye, kandi naryamye ntabasha kwenda utanyeganyega numva biremeye. Nkimara guhagarara nahise njya mu mbaraga nuzura umwuka wera. Nuzura umwuka wera. Madamu we nanuko ataranga yabibabwira, yankanze iminsi 3, numvaga nyine amaboko yameze nkaho yatagaranye nyine kubera imbaraga nyinshi nakoresheje ntahisanzwe nkoresha. Noneho numva ijwi rimbwira ngo manuka ngo ugende ujye kuri hahandi kuri ya tapi muri saro, ngo ugende ngo ukore pompage 5. Ndagenda ngeze kuri ya tapi hamwe nyine ninjiriye nyine nagwiriyeho nyine ubuzima mbese burangiye. Pompage 5 ndazikora, maze kuzikora irongera irambwira ngo ugende ujye mu cyumba ufate ipantaro y'training uyambare. Ndagenda ndayifata ndayambara, mbaransa amaguru biremera. Ndangije bimaze kurangira ijwi rirambwira ngo nimbwire madamu ngo niyakira ubutabazi bw'Imana. Madamu ndabimubwira. Ubwo nge numvaga ko bucya mu gitondo nyine nakize. Ndongera nyine bya bintu byo kuva mu mwuka wera mbivamo, ndiryamira. Ndaryama ndasinzira. Ntungurwa nuko byageze mu gitondo ntagukira nyine, ntabwo ne nakize. N'undi utanyeganyega. Ntanyeganyega. Nuko haza abantu baransengera bavuga ngo ni ishuri ry'Imana. Ngo ni ishuri ry'Imana ariko Imana izabana nawe. Ati ndetse ibi bintu warenze ntabwo byari ibyawe, iyo biza kuba ibyawe biba byarakwishe. Madamu wawe niwe wari wabiteze. Subi nyuma gatoya madamu yasohotse, ubwo numva ko nge nari ndwaye. Madamu yasohotse igipanga agiye kugura isukari. Asohoka n'ahantu hamurike. Agaruka umugore avuze induru ashaka kwikuramo imyenda yishimagura. Arambwira ati ndapfuye, ati ndikumva ibintu byokera mu maguru biri kunjyagagura. Nabase n'ibiki bigufashe, ati ngwino hano gusengera. Fata Bibiliya nyimurambika ndamusengera, maze kumusengera bya bintu biramurekura. Bimaze kumurekura uko byamugendaga mu mubiri, nkajya numva mu maguru yanjye nka moteri iri guhinda. Ibintu bikazamuka ibindi bikamanuka, ibintu bikazamuka ibindi bikamanuka. Ubwo umuntu abantu b'Imana baje kunsengera bambwira ngo Imana yabonye ko ari njyewe nyiruzigira iryo shuri nkarirangiza.
nuko rero ndaharwara nyine ndarwara ndakomeza ndarwara ariko igihe kiza kugera Imana itagira uko ibigenza hari nagomba no kugwa mu icyo gipangu ya groupe nabagamo nyine ya indira kubwiye natangiye bavure mu Kiyovu yego Imana kuzakoresha umuntu w'umunyempano uri icyangugu iramuhagurutse iramuvuga ngo genda ujye muri ya groupe uyibwire ngo bafata amasengesho y'iminsi 2 ngo basaba Imana ko yarengera umuntu Satani agiye kwiba. Ubwo bose bahise bumva ko nta wundi muntu Satani agiye kwiba ni ngiye Patrick ko ngiye warurwaye ngiye warurembye. Nagiye kumva numva telefone irampamagaye y'umuyobozi wa groupe arampamagara ambwira ati se ntabwo ndi kubasha guhaguruka aho nicaye. Nuko ntabwo uri kubasha guhaguruka wicaye ati baraje bazana moto baramfata baranterura banjyana ku muhanda banzirikira kuri moto banjyana muri ya groupe. Baraye bansengera bararabansengera bigeze mu masasaba Imana iravuga ngo uyu ni umwana wanjye ubwo ni ngewe ubuzima bwe n'ubugingo bwe birimo hagati muri mwebwe nasubira muri kira gipangu yakodeshagamo ubugingo bwe nzabubabaza. Ariko maze kurwara bigeze bavuga ati se twarebye ukuntu twamwimura waye urumva tukamwimura ariko ndababwira ati ngewe rwose ntabwo ndagira gukodeshereza urwaye ngira subira mu kazi nkora amafaranga. Yego nuko baravuga ati se ko twigeze tugerageza gushaka kumukodeshereza inzu akabyanga ubu none arabyemera. Urumva ukuntu bari barabansengera nimeze ngewe umuntu uri muri koma ariko aho ngarukiye barambaza ati none ko ari Imana yivugiye kudasubira muri kira gipangu ko tugomba gushaka ukuntu tuhakwimura ese noneho urabyemera. Narababwiye ati none se mwebwe amaso yanyu nkabaha tubuse murabona basha guhaguruka tubuse murabona basha kugenda. Ubwo bahise muri iryo joro bahise bakusanya amafaranga barankodeshereza inzu. Umwe muri bo yarambaje ati se ko twumvishe ko watangiye kubaka cya kibanza cyawe harimo inzingano iki nabwo ati nagerageje nyine kubaka inzu nubatse barayisenya ariko harukotsemo chambrette atubahagazemo chambrette. Baravuga ati Patrick tuzi rero ntabwo ari kujya kuba muri chambrette n'abana 3 n'umugore n'ibintu. Ubwo batangira kunkodeshereza gutyo rero. Ariko ubwo urumva hamwe no kugenda menya ibyo ndwaye no kugenda negera n'abakozi b'Imana ubwo urumva nari umuntu urumva ko nubwo banyimuye aho ngaho nari paralyze. Bajyaga baza kunsengera ya groupe itsinda rimwe rikaza mu gitondo rikaza nimugoroba ariko wa mugore we yazamo wa wundi hamwe nafatiwe yazamo nkonya ngasubira kongera kuremba kandi nari natangiye koroherwa. Yego igihe kiza kugera rero naho ndahimuka maze kuhimuka nsubiye inyuma gatoya igihe cyaje kugera njya gusengera ahantu ari umuntu njyanye w'inshuti yanjye ni Gikondo mu cyumba cy'amasengesho sengerwa n'umudamu w'umunyempano yansengeye ndova nk'icyumweru kuko yabwiye umumotari wantwaraga ati wihangane uzamunzane nk'icyumweru udasiba ngiye musengera. Ku munsi wa 5 rero niho yansengeye ajya mu mwuka arambaza ngo papa ati numvishijwe rimbwira ngo ninkubaze ngo ahantu wagiye kwica inzoka ntiwayica. Numva umutima ubaye nkumvamo bita nibuka kari hano nyine nakodeshaga rwa rwandi wakodeshaga. Ati Imana irambwiye ngo ntabwo kwari kwica inzoka tabwo kwari kuyigukenyeza nk'umukandara. Ati iyo nzoka niyo yagiye irya amagufwa y'urukenyero rwose rw'umukandara w'umugongo. Yego atariko Imana ibinyeretse iyi nzoka izayicagagura uzongera ubeho uzongera ugende uzaba muzima. Navuga ati Imana ishimwe. Nahise njye nabwira perezida wa ya groupe mubwira ibintu bimbayeho arambwira ati se ubwo kuko ni umuntu w'Imana kuko uwumva uwo mubyeyi nawe yari umunyempano ariko afite izindi imbaraga akorana nazo we. Imana ikajya ibwira abantu bo muri groupe ati hari umuntu musengana muri groupe ariko ukorana n'izindi imbaraga zikuzimu ariko twebwe tumenye uwari we nakumbiye ari uwo mubyeyi. Noneho perezida wa groupe arambwira ati nanjye rero ndi umunyempano ndashaka uzanjyane kuwo munyempano njye kure gukontorora uwo mwuka kuko numve ko ari ukumana. Umugabo naramujyanye mugejejeyo yiriweyo bamana gatuti nyine bamu ijambo ry'Imana arabwiriza araje arambwira ati yewe turamu Imana yicaye muri mugore. Ati ahubwo se kari Imana idutabaye
atura muntu twebwe ntiyari kuzaturangiza atabwo ni nk'Imana ishatse kugira ngo natwe turengere noneho wahita haba inama yihuse y'igitaraganya muri groupe ubu ngiye sinabashaka kugenda madamu niwe wagiyeyo madamu ageze muri ya groupe abibabwiye wa mugore yahise afata Bibiliya wa wundi nyine wakoranaga izindi imbaraga yafashe Bibiliya inaga nkariya arangije arayirenga aravuga ngo ikimenyemenye cyuko ngiyewe ibi bintu bari kumbeshyera Bibiliya ngiye ndayirenze ntabwo ibi bintu mbizi nta kintu kimwe mbiziho kandi ibyo bintu bari kumbwira buvuga byose ngo Patrick ngutwara amabwe ngaza kwica inzoka iwacu ntabwo byabayeho arabihakana ararira avuga ngo uyu mugore yari yaramenyereye kurya neza hahiwe n'umugabo none ubuzima isi mucuramiyeho arimo aranduranye. Ese wa mugore wahandi wagiye kwica inzoka niwe mwarasenganaga? Twasenganaga muri groupe. Handi wagiye kwica inzoka nawe mwarasenganaga? Twasenganaga muri groupe reka twishemo. Ariko ubwo Imana yaje kuzamushyira nyine ku karubanda nyuma bitewe n'uburwayi bwanjye. Noneho Imana yagurutsa abantu umusore n'umukobwa ku Kacyiru ntago nzabyibagirwa bazi wanjye baje kunsengera. Baranje barambwira nari mfite televiziyo mfite decoder mfite na DVD na ampuri ariko inzara iri kurya abana banjye napanze kubigurisha byose napanze kwishyira ku isoko bageze iwanjye mbere ya byose barambwira ngo ibi byuma muri kubyibaza iki ibyuma ne by'umuziki nari ntunze ndavuga ati ibyuma ngiye kubigurisha mbona umuceri w'abana kuko abana barashonje inzara igiye kubica baranje barambwira ngo uretse n'ibi byuma na telefone utunze ntemeye kuyigurisha Ticyakora ati uyu munsi uraza kubona Imana ni koko Imana yaranyiyeretse yaragibuza amahoro abafundi twakoranaga babafundi bamaze guhembwa baravuga ati se karimwe data twakoranye Tanzania mukamubizi ko yabashaga gutunga umuryango none akaba atakibasha gukora mwaretse tugakora cotisation uwa bitanu tukajya gusura umuryango niko byagenze baratereteranyije bamaze gutereteranya haje batatu baza banzana 60,000 ariko bamaze kunzana 60,000 hari n'undi mugabo nawe twabanaga muri groupe acururiza ara mu Gakinjiro aza kuva ku kazi anyura mu rugo arangira ngo Patrick ngo bite sete ni sawa arambwira ngo ikintu ngukundira rero uno ukuntu warwaranye kwizera tiya abantu bose barwaraga nkawe barama arangije arambwira ngo none se nk'umuntu rero wamenyeye gukora ku mafaranga ubu ntabwo ugira kirize cyangwa ipfunwe yuko mu mufuka nta kintu kirimo ndamubwira ati subwo nagira ipfunwe gutenye nuko ntakiha ati ndimo ndagenda mbyakira wa mugabo akora mu mufuka akora mu 20,000 arambwira ati fata ya mafaranga uyabare ndayafata ndayabara maze kuyabara arambwira ati ngaho yazinguye ashyira mu mufuka ndayazinganye ashyira mu mufuka araje afata 5,000 abereza madamu arambwira ati ugenda umuguriremo inyama umutekera inyama umutekere n'ubugari nambwira ko utazi mugaburiye ati tuzahita dushwana nge nawe ati nture ku bibazo biri mu rugo wowe ugenda ukore uko nkubwiye madamu nyiragenda arahaha nyine arateka turarya ubuzima burakomeza hahandi rero naje kuyimuka kubera ko nyine ubwo urumva wa mudamu none ba basore wa musore n'umukobwa barambwira ngo mada ati Imana iri kutubwira ngo hari groupe wakomerekeyemo kandi hari nk'umuntu wagukomerekeje ndetse bagufashe nk'umuntu uri kwanduranya bagufashe ijambo ngo kubera nyine ngo wamenyereye ngo mbese kuba mu buzima bwiza ngo uri mu buzima bubi none ngo uri kwanduranya atariko Imana yo mu ijuru ati nukuri igiye kukuvuganira atura munyempano Imana igiye kumushyira ku karubanda yajyaga aza muri groupe afite ibintu akenyereyeho yagera mu muryango wa groupe w'icyumba cy'amasengesho akabihumisha abanyempano kugira ngo atagira umuntu uza guhishurirwa bya bintu nyine aba yaje kinyereyeho atariko Imana irambwiye ngo igiye guhumura igiye gukora ku maso y'abari abanyempano bamwira groupe yanyu bazamufata mbore ko byagenze nta minsi 3 yaciyeho bateguye amasengesho y'iminsi 2 y'amasengesho umunsi wa mbere umugore yajyamo wa mugore yajyamo ayagiyemo kuko abanyempano batangira kujya mu mwuka bano basumira no kujya kumufata kubera ko Imana yatubwiye ko igiye kumunaniza ntazasubire muri groupe niko byagenze abonye batangiye kusuma kujya kumufata ntabwo yasubiyeyo eza acika muri ya groupe ubwo nabayeho rero nyine mba mu bukode nkodesherezwa na ya groupe ariko igihe kiza kugera nyine n'abantu bagiraho nabo barananirwa
mbo ariko mu kunanirwa bakusanyije udufaranga baravuga madamu nagenda aducuruze ngo none agiye yishyura inzu atunge n'abana. Madamu rero nukuvuga twabanye aribwo kirangiza kwiga segonderi ibintu bijyanye na business ni yarategeranye n'abikora n'umunsi barimo. Yego. Ndabyibuka umunsi umwe yagiye ku Gaseke hano hakurya agiye kurangura aranguza 40,000 ya mafaranga yose yarahiye nta n'igihumbi cyarokotsemo. None ngenda bireba maze kubireba ndavuga ati ubigiye kizagera mbure ayo bukode none ngiraho nsorwa mu nzu. Nibwo nafataga risk rero yo gufata bya byuma bimwe Imana yarambuje kugurisha. Ndabifata ndabigurisha maze kubigurisha mbwira madamu tugiye kuba mu nzu nubatse ahantu bita Igiheka. Ati Igiheka mfite inzu yari yashamburete nyine nababwiraga. Ndanamwohereza habagamo umusore nabwo tugende ubwo uwo musore kwiyenzo ngiye kuyibamo. Madamu nawe mbwa ati ngende seriye genda utwaye iyi matera naye ndaza kuzanzanye n'abantu bantwaje igitanda. Madamu yaraje aje gukora isuku hano arebye inzu tugiye kwimukiramo aravuga ati umugabo wanjye yasaze. Abanza kubyanga ntabwo ngo iyo nzu twayibamo. Ariko iki nkundira Imana ajya gusenga. Agiye gusenga Imana iramubwira ngo ni kwa mugore we murakora iki mu bukode ko nakubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Yego. Icyo gihe mutaraza hanga mwabaga hagane twabaga muri Gicikiza hariya hafi no ku Kagugu kuri kaburembo dukodesha nyine. Nuko nibwo yagiye ahantu nk'habiri Imana imubwira ko yamwubakiye inzu mu mujyi wa Kigali. Arangije arambwira ngo burya koko warewe n'umwuka w'Imana. Nibwo rero yazaga nyine azanye matera kuri isuku amaze kuri isuku nanye ndaza nyine mvuye muri Gicikiza nzanye n'abantu baje igitanda nagenderaga mu mbaga ebyiri ngeze Batsinda ndananirwa kugenda muri Zambago. Mbashushanyiriza ahangaha ndababwira ati muze nimugera ku myembe kwa Gitwaza rwose ntuye mu munsi y'imyembe ya Gitwaza. Ati murahita mubona nyine inzu yanjye nakazu kagashamburete kari hagati y'inzu ndende ebyiri. Ubwo yari iyi ngiyi n'indi iri hano hirya. Naraje rero ngeze hano ndabyibuka ninjira hariya mwari amarembo nikubise hasi mfite na Zambaga ebyiri. Umuntu w'umugabo niwe yaraje ahita mfata aranterura nuko aranzana nyine negamira inzu. Maze kwegamira inzu gira amahirwe abantu bazanye igitanda nabo barakizana igitanda baragifunga bamaze kugifunga koko mbona igitanda cyuzuye muri ya chambrette. None nibaza ndi gushyira ibintu nibaza ndi gushyira abana numva birancanze. Ndavuga ati ntacyo timunsasire ingene ryambere barasasa ndaryama. Madamu yambwiye ati ntabwo twaza kuba mwiriya nzu. Bigeze nka saa 12 nagiye kumva numva barankomangiye ngo dukingurire twaje. Ubwo ni madamu n'abana. Ariko nibyo nyambwira abantu ngo ugira neza wigendere. Iyi nzu yingi yabaga nk'umuntu ubana n'ubumuga ariko yarayihawe nyine ngo ayibemo yari inzu y'umusore. Noneho nkaba narigeze nza kubaka nyine hano baribwo banansenyeraga nubaka inzu ya mbere bayisenya hari kukamwesha ya chambrette. Nibwo hano hariho hahinzemo soya. None umuntu warahinzemo soya ngo yamuhozaga mu mudugudu ihene ngo zo umuntu ubana n'ubumuga zaramwoneraga none bakajya kumurega mu mudugudu atanishoboye no kugenda. Nuko ariko none ndebye umuntu kuntu ameze numva nagiye ngize mosiyo. Nibwo nafataga nyine ku mafaranga nayo mfite muherezo udufaranga dukeye maze kutumuhereza aza kubona rero naje hano ije kuba mu inzu nyine arambaza ngo papa ati burya nuko wabaye ati umwana we ngo kubera ikibi biza ku bantu beza nuko wabaye ati nuko nabaye none suje kuba mu inzu tinje kuyibamo. None se ufite abana ati ndabafite. Ufite n'umugore ati ndamufite. None se inzu murayikwirwamo none se mbigenze ntiyire ko ndafite ubushobozi bwo gukodesha. Arambwa ati nge nibutse neza wangiriye no bw'inzu atari yanjye ariko abana bawe bagiye baza baryama hangaha n'ibintu byabo bibike hano mu gihe inzu utarayongera. Imana ibicira inzira ko umuntu nyine ubana n'ubumuga yakira abana banjye n'ibintu byanjye. Nukuvuga ngo no guteka nyine madamu aritekaga n'ibyo kurya byayiga korara nyine hano ku inzu. Ariko gekeza kugera nkayengene nkajya no mu buyobozi ngafata imbaga ebyiri nkajya mu buyobozi nza kubona Imana ikoresheje babayobozi inzu mbasha kongeraho icyumba kimwe mbona biremeye ibibaye icyumba na saro. Mbo nyuma yaho haza umuntu uje kunsura twasenganaga muri ya groupe amibombe 50 nabyo nshaka mu mabati
shaka n'abantu baza kumpa umuganda nongera ikindi cyumba ibaye ibyumba 2 na saro abana bavana nyine mu gasozi mbazana nyine mu rugo bagaruka mu rugo nibwo rero nari mfite mama w'umukristo usenga nyine w'umukristo muri ADPR arambwira ati mwana wanjye rero uretse ko ngo yaratashye nyine yaritahiye arambwira ngo mwana wanjye rero niba Kigali mwarasenze bikanga umwuka wera watangira hano iwacu Cyangugu ti ngwino dusenga Imana ibyo bintu bigomba kukurekura ukongera ugasubirana ubuzima nibwo nafashe urumva namaze kubona ko madamu ntawe uzamusohora mu nzu wenda ikibazo azahura nacyo azahura n'ikibazo cy'inzara ariko nta muntu uzaza kumuhagarara hejuru ngo dukeneye inzu yacu kuko utari kutwishyura madamu ndamuganiriza nyine n'abana ndavuga ati ngiye gusenga ndeko ko Imana yamfashiriza nyine Cyangugu ndahambira ndagenda Cyangugu cyakora najyanye umwana umwe ngezeyo bajyaga bafata umumotari nyine mu rugo bakamwishyura akajyanjyana mu cyumba cy'amasengesho yego ndabyibuka icyumba cy'amasengesho cya mbere nagezemo umunyempano yaramwe ngo ngiye kubona mbona abamarayika 2 bafashe izo mbago zarebyiri nyine zo mu kwaha yego barazivunagura bamaze kuzivunagura barazijugunya bivuze ngo uburwayi uzabukira uwo mugabo yansengeye amezi agera kuri 2 arambwira ati abantu bakuroze bazi kuroga ati kuko nyansengera abantu barwaye imyuka mibi atari abantu bakuroze bazi kuroga barakwitondeye kandi uyu muntu wakuroze yagiye mu bigo bikomeye yagiye muri Kenya yagiye muri Tanzania yagiye mu Bugande atari ko Imana izagukiza ubwo bivuze iki babanyakigali wa munyakigali nakubwiraga we yagomeje kubona ko nyine ntakiri Kigali wa agerageza kujya nyohereza ibintu byo kuba byanyica none ndi Cyangugu umunsi umwe ndi mu cyo cyumba cy'amasengesho umukozi w'Imana arambwira ngo Imana irambwira ngo uyu mugore w'umunyakigali ahagurukije ibisiga 2 ibyo bisiga 2 kimwe ni ikigutobora umutwe kindi ikigutobora umutima atari ko Imana irambwiye ngo ibitesheje agaciro ibifatiye mu kirere ikimenyetso gusa cyura kibona naratashye mvuye gusenga muri cya cyumba ngeze mu rugo nyine kwa muzehe aho nari ndi nyine ni mu rugo nasubiye ku mubabyeyi nicaye ku ntebe nyine nkimara kuruka kuri moto ngiye kumva numva inkoko ya Petit Frere iratatse ndamuhamagara ati Victor we ati warebye inkoko yawe ko numva iri gutaka yari yatakiye mu gipimo cy'ikawa yari inkoko imaze gutera amagi 5 umwana agiye kureba asanga ibisiga 2 bibundamye kuri ya nkoko byatangiye no kwikuramo inyama arayitesha nyine arizana cya kimenyetso Imana yambwiye mba ndakibonye subiye gusenga muri cya cyumba umukozi w'Imana ambwira ati ikimenyetso ntiwakibonye ati narakibonye atari ko Imana irambwiye ngo uyu munyakigali kugeze gutya ngiye kumugira kabarore mu mujyi wa Kigali yego ndabase igiye kumugira kabarore gute ese wowe icyo gihe warabyizeraga ko ari wa mugore koko no kuvuga ngo ngewe ubundi ntago nanabyemeraga ubundi gihe sinanizeraga ubundi Imana nge nta nubwo nanayemeraga rwose pe numvaga nyine ngiye ibintu biri kumbaho ntazi n'ibyo ari byo nibyo banambwira nkumva hari barimo baranambeshye noneho arambwira ngo umunyakigali Imana iramwe ngo ugiye kumugira kabarore yabimbwiye nka none yaciye iminsi 2 mpamagarwa n'umuntu twabanaga muri groupe arambwira ngo Patrick biti tinesaho aturacyari Cyangugu ndacyari Cyangugu atomye ibintu byabaye kwa wa mugore hamwe wakodeshaga ati cya gipangu kiwe cyose bagiteje cyamunara kuri miliyoni 4 cyari gipangu cyo kirimo imiryango 6 ikodeshwa n'umuryango abamo noneho bamugerekaga miliyoni 15 akayanga we n'umugabo nyine kuyahurizaho ngo bayafate bishyure banki nyine bakabyanga umugore n'umugabo ntibabyumvikane hari muri cya gero banki zigateza cyamunara ku mafaranga ishaka bagiteza cyamunara kuri miliyoni 4 ubwo ahita hamagara muri umunara warushatse muri Espagne amuhamagara ngo ati se ko baduteje cyamunara ati warebye ukuntu tuguriza amafaranga tukabasha kubona izo tubamo wa muri umunara warushatse muri Espagne avuga ati natwe turenda gutezwa cyamunara umugabo wanjye hano muri Espagne yafashe credit cyakora ngiye gukoreza udufaranga dukeya atubwo ngubwo utuvunjishe urebe ko ari cyo wabonamo uyamwohereje amayero ayavunjishe bamama miliyoni 2 za miliyoni 2 yabuze aho yagura inzu nyine Kigali ajya kugura ahantu bita Gihara agurayo parcelle itarimo n'inzu